Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, ese ni ryari umugore utwite ashobora guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina? Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza cyane kubera ko hari n'ababa badafite ubusobanuro cyangwa se batabifiteho amakuru, ugasanga ibintu babikoze nabi bikaba byateza n'ikibazo. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira turebere hamwe ese ni ryari umugore utwite ashobora kuba yatangira kugenda ahagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma wowe ugiye kubana natwe uraza kuba usobanukirwa, usubizwe nawe iki kibazo abantu benshi bibaza. Ngiye tugiye kubana muri iyi video nk'ibisanzwe ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka nyuma yo kureba video ukore like, nurangiza wandike igitekerezo cyawe muri comment cya nyunganizi cyangwa se icyifuzo. Biba ari ingenzi cyane iyo tubibonye turagusubiza kandi bikagenda neza cyane. Ikindi kintu ukwiye gukora ni ukureba ahantu hari akantu k'akaganza ugakoraho kari like, ukagakoraho hanyuma bikaza kutugaragariza ko wagiye ubana natwe kandi video wayikunze. Bonero no guha ikaze abantu mubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro byiza bitandukanye byibanda ku buzima, uburyo ukwiye kwita ku magara yawe wowe ubwawe, aho ukwiye kwibera umuganga ukamenya ngo niba ndwaye gutya nkenera kuba nafata iki, nkakinywa muri ubu buryo cyangwa nkakisiga muri ubu buryo. Ni ibimera rero tuba twakurangiye kandi byizewe. Icyo gihe ushobora kwifasha cyangwa se ukaba wanafasha mugenzi wawe kuko warabikuye ahantu hizewe, kandi tuba dufite ubuhamya bwabo tugenda dufasha bikagenda neza cyane. Ibyo nabyo bimpa n'imbaraga zo kugumya gukora ibintu byiza, kubera ko iyo umuntu ambwiye ngo wambwiye gutya wandangiye umuti hanyuma ndawukoresha, hanyuma none ntangiye kugenda numva ameze neza cyangwa se natangiye no kumera neza, biba ari iby'ingenzi cyane kuko binyongera imbaraga zo kugumya kurushaho kubaha ibintu byiza cyane. Ikindi kandi ni uko dutanga n'inama ku mirire ndetse n'iminywere. Ibyo urya ibyo unywa bikakubera umuti, aho kugira ngo urye unywe bize byangiza umubiri, ahubwo bikakubera n'umuti ugasanga bimeze neza cyane. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, uzajya ugenda ubona ibiganiro byacu tukugezaho igihe cyose tubigejejeho. Uzajya uhita ubasha guhita ubona imenyesha maze ukurikira ibiganiro byacu. Ikaze. Ubundi mu busanzwe umugore utwite aba agomba gukora imibonano mpuzabitsina kandi nk'abandi, agomba gukora imibonano mpuzabitsina kandi nk'abandi, nubwo hagomba kubaho kwigengesera ku mapozisiyo amwe n'amwe aba agomba gukoresha mu gihe akora imibonano mpuzabitsina, ku buryo bidashobora kuba byabangamira inda mu gihe akora imibonano mpuzabitsina. Ariko ubundi nta gihe umugore utwite atemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko iki kintu ucyumve neza, iyo hari ibibazo by'ubuzima, nibwo umugore ashobora guhagarika ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero uko biba byagenze mu busanzwe, nk'uko twari tubivuze, buriya imibonano mpuzabitsina ku mugore bitewe n'uko umwana mu nda aba arinzwe, aba ari muri iterisi mu mura, kandi aba akikijwe n'amazi. Hari amazi aba amukikije, aba ari ahantu hari poroteje cyane. Biba bigoye rero ko mu gihe umugabo akora imibonano mpuzabitsina n'umugore, biba bigoye ko uwo mwana imibonano ishobora kumubangamira. Ariko akenshi mu gihe umwana ashobora kubangamirwa, nibwo bashobora kuvuga bati wa mugore we uhagarike gukora imibonano mpuzabitsina. Rero reka tugere ku kibazo. Ati ni ryari umugore utwite ashobora gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina? Nk'uko twari tubivuze, mu gihe umugore atajya yumva ububabare budasanzwe mu nda. Hari ukuntu umugore aba atwite ariko akagera nk'igihe atangira kujya yumva ububabare, ababara cyane cyane nko mu nda yo hasi mu kiziba cy'inda, akumva mu nda hamurya kenshi, rimwe na rimwe mu nda hakamurya cyane. Icyo gihe aba agomba guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko akenshi bitewe n'uko uba ujya no kwa
kwa muganga, ubonana na muganga agusuzuma, kurebera uko umwana mu nda ameze. Icyo gihe iyo uribwa mu nda uba ukwiye kujya kwa muganga. Muganga niwe ukubwira ngo reka gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko mu gihe uri kumva ubabara mu nda, ni ikimenyetso cyo kujya kwa muganga. Hanyuma wowe ubwawe ntabwo ushobora kuvuga ngo reka mbihagarike gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo icyo uba ukwiye gukora ni ukujya kwa muganga bakakurebera impamvu, hanyuma ukaba wagenda umera neza cyane. Ikindi ni igihe umugore atangira kubona nyine amaraso ava mu gitsina. Rimwe na rimwe nyine aha handi utangira kubona mu gihe uryamye cyangwa se ugenda, waza kujya kureba ugasanga wagiye uva amaraso mu myanya ndangagitsina. Icyo ni ikimenyetso kiba gikwiye gutuma uhagarika. Uba ukwiye guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cyerekana ko umwana atameze neza. Hanyuma ugahita utera intambwe ukajya kwa muganga akareba impamvu ibiteye cyangwa se iri gutuma ugira icyo kibazo, hanyuma akaba ariwe uguha umwanzuro, akareba niba gukora imibonano mpuzabitsina bidashobora kuba byarushaho gutuma ikibazo kiba cyiyongera, akaba yaguha inama z'ingenzi. Hanyuma mu gihe umuganga nyine akubwiye ati nta kibazo, urongera ugakomeza, nta kintu kiba gikwiye kuguhagarika mu gihe utagize ibyo bibazo nk'ibyo byose. Rero imibonano iba ishobora gukomezwa nyine mu gihe utari kubona ibyo bintu byose tuvuze, kandi mu buryo bwo kuyikora uba ukwiye kugenda ukoresha ayo mapozisiyo. Urugero nko kuba umugore aryamye, umugore utwite, hanyuma ukamuturuka inyuma. Icyo gihe ndi kuvuga umugabo, ugakora unyuze inyuma, nibyo byiza kuko ntago biba biri bubangamire inda. Izo zose ni pozisiyo ziba zihari ukwiye gukoresha kugira ngo ube utabangamira inda, umwana uri mu nda ngo abe yagira ikibazo. None se ni ryari biba ngombwa ko umugore ashobora guhagarika imibonano? Buriya hari ibihe by'ingenzi umugore utwite aba agomba kwitonda cyane, cyangwa se ugasanga agomba guhagarika imibonano mpuzabitsina burundu iyo, nk'uko twari tubivuze, ari kuva amaraso mu nda. Iyo umugore atangiye kubona amaraso mu gihe atwite, gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kongera ibibazo. Ikindi ni uko umugore utwite ufite ububabare bukabije mu nda aba agomba kugenda yitonda, kubera ko ibyo bishobora nabyo gutuma imibonano ishobora gutuma umwana uri mu nda yagira ikibazo. Ikindi ni uko iyo muganga yabibujije bitewe n'impamvu yamaze kubona, hari igihe uba usanga nk'umura, nyuma yo kugusuzuma muganga akabona umura waramaze kumanuka, icyo gihe aba ashobora kukubwira ngo bihagarike. Ikindi ni uko nyine ashobora kubona ufite ibyago byo kuba wabyara imburagihe, icyo gihe nabwo arakubuza. Ikindi ni uko inkondo y'umura ashobora kubona ko hari ibyago byinshi byo kuba yafunguka mu buryo butunguranye, icyo gihe nabwo arakubuza, akakubwira ngo irinde cyangwa se bihagarike burundu, cyangwa se akakubwira inshuro runaka kandi akagenda anakubwira uburyo ukwiye kwitwara mu gihe urimo ukora icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose izo zose ni impamvu zishobora gutuma ugenda uhagarika mu gukora imibonano mpuzabitsina, ugenda uyihagarika. Ikindi ni uko hari ibyo ugenda ubona, niba ubona ibisa nk'amazi bituruka mu gitsina kandi utwite, ibyo nabyo ni ibimenyetso bishobora gutuma wihutira kwa muganga ukareba, bakakubwira niba bishobora kugira ingaruka. Byose baba babibona kandi barakubwira, bikagenda neza cyane. Iyo hari ibyago rero byo kwandura n'indwara, niba umugabo wawe hari ikibazo cy'uburwayi afite, amabagiteri, virusi zimwe na zimwe, mu gihe uzi ko bishoboka ntiyabashe kuba yakwikingira, icyo gihe uba ugomba guhagarika imibonano mpuzabitsina. Keretse igihe yikingiye byo biba bishoboka kandi bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni ibintu umugore utwite aba agomba kubona, yamara kubona akajya kwa muganga. Nyuma yo kubonana na muganga niwe ushobora guhagarika akavuga ati
ndakubujije ntiwongere gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma nyine bigatuma uhagarika icyo gikorwa kubera ko hari impamvu zabiteye. Ariko ubundi mu busanzwe umugore udafite ikibazo cy'ubuzima, udafite ikibazo cyo kuba ari kubona amaraso rimwe na rimwe ava, cyangwa se ngo ajye kubona abone hari amazi arimo aturuka mu gitsina, cyangwa se ngo abe afite ikibazo cyo kuba umura waramanutse uri hagana hasi cyane, cyangwa se ngo muganga abe yaramaze kubona ko iterisi ishobora gufunguka mu buryo butunguranye inkondo y'umura, hanyuma akaba yakubuza. Icyo gihe mu gihe uzi neza ko meze gutyo ukora imibonano mpuzabitsina rwose uba yemerewe kugeza igihe cyo kujya kubyara rwose nta kibazo. Abantu rero mwajyaga mugira ikibazo mukibaza ngo ese bimeze gute, mbese abantu benshi mwamufiteho amakuru atandukanye, ariko ubundi ni izo mpamvu zishobora gutuma umugore ahagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Nuko nguko biba bimeze. Muri make rero ntabwo umugore utwite ahita ahagarika gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo buri aho muri rusange. Hari impamvu ziba zabiteye, bitewe n'izo mpamvu tuba tuvuze. Ari ingenzi cyane kugenda ugisha muganga inama mu gihe ugenda ubona ibyo bimenyetso byose tuvuze, kubera ko ari byo bishobora kuba byaba intandaro yo gutuma wahagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Niba wifuza rero kumenya byinshi ku buzima bw'umugore utwite, watwandikira muri komenti cyangwa se ukareba nomero yanjye ibiri muri description, wayibonamo, wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukanampamagara. Hanyuma mu gihe wakunze video urayikorera like, nirangiza usharinge ku bandi. Abantu twabanye ari ubwa mbere kandi namwe nimukore subscribe, mufungura akazogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu.